turabakiye bashyitsi beza. Anje yasinze. Cyandi muzima. Anje yaje gukora ikiganiro yambaye. Turi mu gitondo cya kare niko kamera batayishyira hanze ngo babereke. Turi mu gitondo. Nase ko ari mu gitondo cya kare bikura ku mugo wapfuye. Oya pe ntago ngiye ngo amayoga. Ruboneka ntawe uzi se. Ruboneka se n'umukinnyi w'umupira no wibeshya nagura akina n'umunyamakuru. Si umunyamakuru uvuga ibintu by'imipira. Ruboneka Jean Bosco n'umunyamakuru. Ruboneka nyamara n'umunyamakuru. Ni hangane. Reka ngugira inama mugabo. Nimunyishakire twibane. Akose ngahamya mpfira none. Kucokora narahekewe. We subije akuta. Okay. Inde. Ruboneka. Hi guys. Akose noneho. Uraseka n'usoza nsuhuza abantu. Ndafuye. Seka n'usoza nsuhuza abantu. Hi guys, turabasuhuje twongeye kwishimira akomana. Bari behind yuko dutangira. Mwazagiye mubishyiraho kuko abantu nabo bakisekera. Bashye suzamure. Nagiye kuzamura. Ndapfuye pe. Ubura sinzi ibyo haze sha. Ifa yaravuze ngo use tukarira ngo byongera. Ngo koza amaso ngo bitumugira uruhu rwiza. Guys, ratwa turimo turabasuhuza turabishimiye nanone ku murongo mugari ku muryango mugari ku murongo mugari wa lifetime show. Twari tubakumbuye kumubona nditwa Izi uyu yitwa Anje Tatu atangiye ari kwisekeshwa rero ntombaza ibintu ari kurira kandi gukabukoza intro no kubera ko bagiye kuzana ibiryo niyo mpamvu asohoka nkavuga we kuvuga ubundi ntabwo uceceka nkaceceka ukavuga. Turabishimiye kandi turabakunda n'ubutaha muzagaruke. Amen. Turabakiye bashyitsi beza. Anje yasinze. Cyandi muzima. Anje yaje gukora ikiganiro yambaye. Turi mu gitondo cya kare niko kamera batayishyira hanze ngo babereke. Turi mu gitondo. Nase ko ari mu gitondo cya kare bikura ku mugo wapfuye. Oya pe ntago ngiye ngo amayoga. Uretse ikigage hari ikigage wampaye. Hari urwarwa rurahanga akoye umuntu umwe mwazanguriye akangu. Gashyushye. Ukinduke none. Uhinduke nanjye imyenda busake. Munuza. Aka ngo ari umuntu ngo byigeze kuba ngo atazivaho burundu. Ngo arasezera inshuti yacu ngo ari inyariye. Byonyine se ngo nubishe ko arimo amakuru ko yakoze ibintu ngo batavuga. Ibaze ko n'umuntu wabaye ati sinabivuga. Je ntabyo actually ntabyo. Nanjye ntabwo rega mbizi. Kuko ariko watubwiye story uravuze ati sha ntabyo nababwira. Ntabyo nabwira kuko ikintu yakoze. Koze kabisa. Ati se ni iki ati reka ati se ari inyari ati wapi. Akashaka ko yari ishara inyariye kabisa. Oya hari kundi byagenze mwana. Nyine hagiye hakandi kantu mu nyuma akasuba umuntu wasinze kugera aho yinyarira. Ubwo ukumva ibindi bintu yakoze byo bimeze bite. Niko. Ngiye rero munseranywa y'urwarwa muzabimenye. Muzamfatire hafi kuko ewana bazaba bagiye kurekura. Bitese. Ngiye kubaza ngo bite n'ibyo. Nibaje ko yakoze intro ngaho. Bitese. Fresh. Tumeze neza. Racha. Gira gutya imisatsi. Uko imisatsi y'abazungu rega imera. Ya wihanga. Mu gihe 11 n'abazo. Imisatsi y'abazungu imera. 11 n'abirabura. Umva dusuje abantu bose burengerazuba iburasirazuba imbere inyuma. Imbere nyuma. Abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda muri Amerika. Imbere nyuma ni he? Mu Bufaransa. Icyangugu. Imbere nyuma ni. Imbere n'inyuma nyine ni
umva abantu babisobanukiwe barabisobanukiwe nukazaza ntaganga abantu barangaha ari bitambambuga babazi wagwa bazi n'imbere kandi wasinze mwana shandi muzima nukuri nakira kimwe nanyweye habe n'amazi yari kundeba sese watangiye ikiganiro uyu muntu wakiriye umuntu akaba atari kuvuga bimeze none se wari ukiri kuvuga wese wabatanze agahenge umeze ute ndaho umeze fresh biracamo akapfundikiye so agaparitse uyu munsi noneho ko nta kona bawe cyamukwaresha yazimye yanze kwaka burundu uzajya ugenda n'amaguru na miguu n'akamoto mba nyene n'akayagerega reka kuko yanze kwaka kwa gatanu ubu turi kwa gatatu kuno uvuga ibintu uri serious akoze kuki ushaka concept kwa nta imodoka ntajyana mu bantu cyane bisobanuye ko nta modoka ngira twe turatwara asaga perimi wakagendanye wapi kandi nkubwiye ko imodoka ntari kuba nkagenda nasa kugira perimi se na provisoire none se wagira perimi ubundi udafite provisoire birashoboka ariko ego ndetse ugiye gukoresha harya byita gute bagita gute birashoboka ko wagira perimi udafite provisoire ushaka nko kujya wenda nkahese nko mu baranyica abantu mu biryogo nko mu biryogo ukatagukorera ukazajya gukorera provisoire wicanye ka perimi wasanga nanjye ariko byagenze muri iki gihugu se bibaho kamwihorera bazagufunga sha ntago bafunga abapolisi ngiye nabo turabacuta ubaza akabazo kambaza katari mu bwenge bwinshi oya nta bwenge iki si ikibazo nshaka ngambaza umbwire ugisubiza baza ariko ugiye kumbwira abakinnyi ntago ibyo nabimenya batanuza bikize bamuvuye abari bo bose boye b'umupira bose nta numwe wavuga umuntu nzi n'umwe yitwa Sugira ntumbaze n'irindi zina ryiwe rya kabiri nzi Sugira nzi Kimenyi Yves ko ari umunyezamu wa muhungu wa mugabo wundi bamwita nde hari undi niwe bamwita Nyabari Regis Nyabari hari undi ufite umugore babyaranye abana babiri bajya bavuga ngo abo bana ngo bajyaga bavuga ngo sabiwe wagiye gukinira hanze akagaruka mu Rwanda rage se menya ari umva wivugira utugambo duke Yannick se Yannick niwe nashaka kuvuga mbere wa muhungu mwiza wa mugabo nakosore yubutse gafite umugore nta banduze nzi bane nzongo ni rage niba ari rage nzi Yannick nzi Kimenyi nzi na Sugira Ruboneka ntawe uzi se Ruboneka se n'umukinnyi w'umupira no wibeshya nagura akina n'umunyamakuru si umunyamakuru uvuga ibintu by'imipira Ruboneka Jean Bosco n'umunyamakuru Ruboneka nyamara n'umunyamakuru nese rugaju rugani rugano rugaju nose umunyamakuru none se rugano na rugo nge nibyo nzi ntabwo ibintu by'imipira byiza nabo nzi ngiye kubwira abantu bane Ruboneka ni umunyamakuru nge numva ko ari umunyamakuru nibyo nzi kandi namukweretse akina umupira reka okay inde Ruboneka ndafuye neza akina muri iyo kipe akina muri aperi shamana nukurera abantu ba hano nukuri bamba barepeye ngiye ntabwo mba nzi ibintu bya match kabisa ntabwo nzi ibintu by'imipira I'm so sorry okay ndikukubaza uri mu TikTok influencer sibyo like ukoresha imbuga za TikTok cyane ugiye kumbwira abantu atari stories atari bya ndi scrolling ukagwa ariko ngo bahungu mwabaye gute like ego shaka kwivuga uko ariko akabamo message zubaka ugiye kumbwira ndabizi urabakurikira nk'aba TikTok batatu ababagore ababakobwa uzi bavuga ibintu byubaka abantu ashobora gutomba ashobora kubwira abantu atangira abwira abantu nabi akavuga ati kuki muri abagome like ariko wemera ushobora kumwumva yakoze live ushobora kugira gute batatu beza wemera kabisa aba TikTok babagore b'igitsina gore TikTok batatu b'igitsina gore bavuga ibintu byubaka ntabwo ari byo bagufasha like we wemera ukunda mvuze abantu nkunda naho ibyo abantu ngo bubaka ukunda like kabisa ashaka kuguba gusetsa gukorera umunsi abantu batitsa bakankorera umunsi reka bari bo mvuga baba mama gusa
Ciao se okay vuga batanu ushyiremo n'abajama ubatondekanye batanu beza nitaye ngo nabagore cyane uvuge batanu beza uvuge ati wa mbere njyewe ubinkorera kabiri kuri TikTok watse sinkireho umubare nashaka nkavuga umwe gusa umwe okay oyo uravuga nka batatu jewe ngiye kuvuga umuntu nkorera umunsi kuri TikTok uravuga nka batatu nkorera umunsi pe kuryo sinjya mpfa guscrollinga video yiwe mbona bihita shani butazi mbona bihita nawe ukoresha TikTok no mujama no mu mama Shakira mbona bihita Shakira ndomba ankorera day undi muntu ntajya mpfa kurenga kuri video ze unsetsa nkishima ngo ibyishimo biranyishe n'umukobwa bita Ange Cecile arat avuga ibintu ari serieze cyane ariko nyine babisekeje wa gatatu ni Ndera wa gatatu nkunda ndetse buriya Guy na Lionel ntago wakunda nde Guy na Lionel kakana kagufi ni Guy na Lionel Guy na Noise baraba ntago wagusetsa nabo baransetsa ariko reka nkubwire wowe wambwiye abantu bansetsa cyane nyine ni benshi hari abatiktoka benshi bakora ibintu byiza benshi ariko nyine haba ari babandi ujya no kureba ko bapostinze ese bifata gute ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakicira icyizere cyabo kandi bakaza bakidefanda like umuntu nigeze kubibona murakagurisha nk'umuntu umwenda akavuga ati njye nutagukwenda ugusubiza cyangwa akerekana nka karite ya danger yakora delivery yego kandi bakagaruka bakaburana nigeze kubona ni live yari yande nande situbavuge ntabwo ibyo ari ngombwa ariko kubera iki like nimba abantu mukora tuvuge dukora YouTube cyane kugira ngo tubone amafaranga right wenda n'urya ugakora TikTok kugira ngo ubone abo bantu ubone ibyo amafaranga bacuruza kuki umuntu yumva yakicira icyo cyizere akumva ko azakora icyo gihe utekereza ko biterwa n'iki kubiga umuntu adatanga product isanzwe nk'iyo yerekana service mbi kandi akumva ko azakomeza kugaininga reka nkubwire abantu ntibanyumve nabi ariko abantu benshi bacuruza online baba bacuruza ibintu bitari ibyabo abenshi akajya nko mu mujyi akareba wenda nkaho ufite nka shop sibyo noneho ugafata ibintu bivuze ngo ashobora no gucuruza ibintu atazi ugacuruza ibintu cyakamwohereza amafoto yego akafata cyangwa wenda nkabona nko kuri status zawe wowe uracuruza imyenda urazi ibintu by'imyenda umfite namba yawe ugapostinga ikintu nkakubaza ngo nangahe wenda ukamenya ngo ni 25 ngiye nkagifata nkagipostinga wenda ko mfite abantu kuri TikTok bakagikunda ukavuga ati ni wenda ni 35 wenda umuntu akakubaza ati gifite gutya na gutya mu nda ni gutya na gutya ntabwo wawubonye mbese gutya karite ubwo nawe niko ari kuvugisha wowe undi wa 25 ashobora no kwatamuvugisha ati umva ati byumva ati nibyo ati ego ko atari n'ahandi hantu usakura umwenda nk'uyu kandi ubwo awuzi akamucanga 35 saba ari busagureho 10 agafata 25 akishyura wa mwenda akawuderivaringa kuri wa muntu yishyuye 35 wamugeraho agasanga wa mwenda n'umukwira kandi nawe ntago ari busubize akamama akamubwira ati umwenda wampaye nturi bukunkwira mpindurira undi yahamagara wa wundi wa 25 akamubwira ati bro ujya gutwara umwenda we bigeze umbaza cyangwa ntaramubwira ati wenda nta wundi mfite bimeze kimwe ugasanga induru zivuya icyo ni icyambere cyakabisha kuba ibintu ucuruza ari ibyawe ariko ukunda amafaranga cyane ngiye nkagura umwenda namara kuguruka ugumisha ku isoko undi akaza akawugura none ukakira amafaranga y'abantu babiri ku mwenda umwe ugafata abantu babiri ugakuramo umwe ukawumuhereza usiga ukatanga ibyo ubonye kamuga ati bajyanye ngo shaka undi ufata ntabwo kumwe ngo shaka undi ahubwo ukohereza ati gufasha uwo wa wundi bawujyanye kandi bawujyanye ubizi aguha amafaranga ubizi wagiye kumwohereza ubizi mbese akenshi abantu bacuruza imyenda simvuga imyenda banacuruza online abenshi usanga ibintu bacuruza rwose umva uko yakikweretse kuri telefoni niyo kikugezeho uvuga uti ndapfuye none kuki abantu benshi ubu ngubu ntibakinahahira online cyeka nyine kuri ba bantu baba bazwi bafite n'ahantu bakorera shop ushobora kuvuga ati namusanga yego nibi ndanamusangayo ariko gutya online uri mu rugo wa postinze abantu benshi basigaye babyanga kubera iki ibintu babonye si byo bahaye turi ku bibazo bya social media ni icyayi magiye kubaza ubuzima abantu berekana kuri social media ndakubaza percentage ubiha
ko ariko kuri ko ariko babayeho like ko umuntu akwiyereka sibyo twese dufite iby'inyuma ntabwo mpora nseka ariko ukuntu mubona umuntu akavuga ati uyu muntu nyamara nubwo ameze gutya siko abayeho ubiha amahirwe angana gute like ubona ubuzima abantu berekana kuri social media aribwo babayeho ubiha percentage ubiha nka kangahe ku ijana yewe ubuzima abantu berekana kuri social media n'ubuzima umuntu aba abayemo mu buzima busanzwe ni amahuriro na make ahantu biba bihuriye abantu bashaka kubwerekana 100% sha ni bake ni nk'icumi usanga umuntu ajya gukorera video ahantu mu rugo rw'abandi akorera live mu rugo rw'abandi akavuga ati muze mbereke ati TikTok ifite amafaranga ati dore igosha abantu hari nabo nabonye noneho bayaryama mpumane akayerekana we akavuga ngo akabesha ngo ndi ngo online akajya nko ku mutweda wibera nko mu Kagarama ari butaye nko mu Njamina angeza akarekana amafaranga ngo ni na TikTok ngo yamuhaye ngo iriho amafaranga bikamwungura iki like iyo bimwungura ko hari igihe nyine abantu bazasaka baca amafaranga ngo kugira ngo bibere hari igihe nyine umuntu atapfa kumwaproachinga aciriritse rero abantu benshi aka kuri social media ni ahantu hari abantu rero bibera mu ntara abana bakiza ku mihanda ashobora nyine nko gufata telefone akabona runaka yapositinze yibereye magiye wati akavuga ati ambo nanjye umva njye nambara ubusa kuri TikTok ariko amafaranga nzayabone byahe ukabwambara n'ubundi still amafaranga ntuyabone kundi wabwambara kugira ngo babantu bandikire nirabeshya cyane abantu nyine niba ukundi kora ikintu ku giti cyawe wirebera kundi muntu wo kuri social media oya pe na role model kuri social media ariko maze imyaka ingahe ukoresha TikTok umwaka n'igice rero abantu bose bafite umwaka n'igice bon ese mu bintu byo kugira abantu inama byaje bite sha somubwiye ngo byaje bite ngewe rero nari ko nzajya mvuga stories zisanzwe nko nk'ama movies narebye ibintu nk'ibyo ariko sinzi hari aga story kamwe nashizeho video ya mbere ndi kubaza abantu ngusanze ngo urebye muri telefone ya boyfriend wawe ugasanga boyfriend wawe yandikiye umukobwa ngo ibintu twaraye dukoze byari ibyo gusa wantutse ariko njye mfite girlfriend ndamukunda urumva ngo byutse ugasanga nyine ugiye kureba muri telefone ya boyfriend wawe for accident none ugasanga boyfriend yakwandikiye ngo yandikiye undi mukobwa ngo umbabarire ibintu twakoze na amafuti ndabyicuza wantutse ariko njye mfite girlfriend ndamukunda kuba namuciye inyuma na amakosa yawe nyine ugasanga ari kumutokinga wabigenza ute warekwa mu boyfriend wamutuka kumureke umva iyo story yaragiyima abantu naho ngaho ibintu byatangire banyandikira ibibazo gutyo nanjye kujya mvuga story abantu bakabagira inama umva nyine biraryoshye no ku gitekerezo cyaje umuntu atwandikiye ngo ati hayi tatu avuga amazina ye ati maze amezi 2 nshatse ndongoye nkoze ubukwe ati ngiye n'umukobwa twakundanaga tumaze umwaka n'igice dukundana ati hanyuma tuza gukora ubukwe ariko ntago relationship yanjye nawe twari kumwe twabaga hafi ati umwe ari mu kindi gihugu n'undi ari mu Rwanda ati gusa twaravuganaga tugakominikana pe ati turakundana ibintu biba kure ati ku buryo naryamaga nkumva nyine sindi businzire like nyine ndifuza kubana nawe ati nuko igihe cyarageze ndaza dukora ubukwe ubu hashize amezi 2 ati none ikibazo mfite ni iki ngiki uyu mukobwa tubana uyu mugore nashatse ati mu mezi 2 tubanye inshuro arayi iwanjye cyangwa se iwe ni inshuro enye inshuro arayi mu rugo rwabo enye kuva bakora mariage ati ngewe nasabye ikiruhuko cy'amezi 6 ngira ngo ngiye kuryohana n'umugore wanjye duhavinge fan dukora umuryango atwite nge nagenda mu zindi gahunda zanjye ati nukuvuga ngo muri amezi 2 ndumva ngiye gusaba divorce pe ati simbizi niba na divorce y'amezi 2 baho ati kuko ndumva ngiye gusaba ati ntago ndigera mufatana n'umugabo atariko ibyo akora bisa nkaho ari byo ati n'umuntu uhora mu kabari n'umuntu uhora muri club n'umuntu uhorana n'abakobwa batarashaka ati za nshuti ze yarazigumanye ati bahora banywa bava mu kabari kamwe bajya mu kandi bava mu kabari kamwe bajya mu kandi ati kandi dukundana ibyo bintu ntabyo nigeze mbona pe
ati twaravuganaga buri nijoro tukandikirana amasaha yose namuhamagara video call nkamusanga ari mu rugo ati muri uwo mwaka n'igice nta kintu kibi nigeze mubonaho ati none mongeye inama nagerageje gufata famiye yanjye famiye ye atariko aratubwira ngo kuba twarashakanye ntago bimubuza gukomeza kuvugana n'inshuti ze no gusohokana nazo ati nimba ntabishoboye nashoboye kubana nabyo nigendere ati none mungira inama nkora iki nsenya urugo rumaze amezi 2 ngiye ndi tuvuga reka cyane biba byanapfirira bya online pe iyi niyo mpamvu nari ndi kuvuga kuri ranyo ya social media ntabwo nari nzi already topic ariko byiza ko twavuze no ku bya social media izingiro ni ibintu bya how comes umuntu nyine like ntimubonana ndabyemera ariko izwemere yuko hari abantu bahuriye online babanye neza ariko ntabwo tuba chance muri iki gihe like birakunda ariko niyo mukundanye uvuga ngo se ntubizi hari ibibazo mwamwibaza nk'udukundana online bavuga ati subo niyo tuganira dushoshye mu blood ibaze nsanze nsumba ibaze urumva hari ibintu utazi kandi wakagombye kubuza pe uzi ko ushobora kubukundana n'umuntu ukabona ni bogari ukabona n'iki mwahora wasanga umusumbuye kabirapfuye mwari mumanye mwaka mukundana ico gusa tureke no kuvuga ibindi bintu nose umukobwa wa mugani ntazi akweze umuntu ni mugari uzi ko ushobora no gukundana n'umuntu gutya munegeranya ariko mwabana ukaba disappoint ariko kuri iyi point yego ibyo ndi kubyumva kuri point ikintu cya mbere cyane ndumva nakoze kubera ari online pe nta makupuru zise yahuriye online ariho ari na perfect ariko noneho kumenya ko nase ko atarazi ko bakunda okay reka tuvuge na online kireke mbo bataravuganaga cyane of course ari kubimenya kuko ikintu cya mbere uwo mukobwa ntago ari bwo yize kurara mu kabari yakujya muhamagara akamubwira ati shu nasohotse ubwo umukobwa ari bimuhishe reka tureke kubikura online ko wakunda n'umuntu ukabuza imico yaka wajya umuhamagara saa 2 ukabuza ngo ari church sibyo ukabuza ngo ari mu rusengero nijoro muri overnight ariko niba umukobwa atarabaga opening ushungu ndi kumwe n'abasheri ngo imubwire rimwe kabiri gatatu buri weekend avuga atari kuri mukobwa mparamamagara weekend buri akaba yasohotse rega impamvu umukobwa atayivugaga nuko azi ko nawe ari bibi nuko azi ko nta muhungu wawe ukunda umeze utyo umuhungu se wajya kwemera kugushyira mu rugo uhora mu kabara baho yarabemuheshe rero nicyo kibazo twirengagiza ibya online kuko nago sinzi ko waba uri opening ngo njye ngomagara rimwe kabiri gatatu nkubure ntunsobanurira ahantu uri maybe nyine ubwo muhungu ntabyo yarazi of course yamushatse nyine kandi ubwo rero bikigira uko umuntu utarara mu rugo no way ni ihangane reka nkugira inama mugabo Nimunyishakire twibane akose ngamyumvira none kucokora narahekewe wesubije akutana nusubije nawe seriye cyane nayango ducangama akantu kibura inama namutrayiba ngo bamwe shaka kwibomoza se apana kunaho ndi kwipunaza ya umva reka tutube seriye ngiye inama nagira uwo mugabo nisubirire hanze akose cyane tujya batwanje no kuganira ibintu byose tuvuga ngo bamuvinge ese baraganira kangaye yatumije famiye yiwabo yatumije famiye y'umukobwa umukobwa zaje bagira ngo nta kintu kimwe tuvuga ngo abantu bicare buri gihe ni move on batwanje kwicara ariko se abaricana kangaye yagiye gutumiza famiye yiwabo atumiza famiye kandi koko n'umukobwa aravuze ati ngiye nukumbayeho niba utabyakira yahagaze imbere y'ababyeyi b'umugabo ahagara imbere y'ababyeyi aramubwira ati ngiyewe ntago nshobora kubaho ntago nshaka kuba umugore mu rugo ngo nijirwe nicaye nirwe nsura njya muri toilette ngewe mbayeho n'abacuti banjye twamenyereye gusohoka twamenyereye kujya out none ibyo se nubwo buzima bwanjye niba udashoboye kubwakira imbere y'ababyeyi none se baraganira iki arabigenza ate tujye tuvugisha ukuri baraganira iki iyo ataratumije ababyeyi njye nari kumuganira hamagara famiye uyicaze muvuge uko umugore byagenze n'abahinduka ukomeze n'abadahinduka shaka ukuntu bigenza none famiye yamaze kuyitumiza cyo kibazo cy'abadiaspora shabashaka ijyana none muri huranzura mwoka yambwa n'andire mu yazaga yimejeje neza kumva kadusoze oya ntabwo dusoza ntakoze kuba udashaka gusoza nawe yasha icyo kibazo surumva kitazeriye umva ngiye icyo numva navuga ndi kumva ngiye uwo mujama yagira yamureka ariko se izi uzi gukundana n'umuntu uzi kubana n'umuntu ubizi neza ingeso uzi ko mujama none uzi nasubira hanze nta bundi buzima umukobwa azibera azajya asanga na yanzu none babanamo yinjizemo abagabo ngiye icyo numva nuko yakigira hanze akamuvinga on kumva
akigendera nyine mu myaka 5 yazashira akabona divorce akadivorsa nuko mu gihe yumva atabyihangananye n'ibyo ndi bwongera ntago yabyihanganira ako se mu gihe yumva ashobora kubyihanganira ntuzabyihanganira rwose oya buri urakabikira uri umugabo akuzi kubikira uri umugore ubwo se abana bazabyarana nibagiye kumubaza niba gakubitwa ko se umuntu maze amajoro nirumva ko abagakubitwa azana muri hongova ubwo banuka n'ubuyoga urukundeba ikize mba nkwishimira ngamba nuri mwe akoshe fashinyitse kandi kase gutingira abagabo meza akshaka kunkomeza agisuka tubyica namuvinga wana meza 2 n'amezi make nyine yihangane ko yahiye agakora ubukwe akabana n'umuntu utari right person kuri we ariko hari igihe yaza kandi ntibimubuza kujya muri relationship yindi nabundi ni muntu oyaha ndetse ubuzima buzaburangiye nabo n'undi muntu uri seriye bazakundana ariko yirinde kwihuta icyiza wanikundana n'abantu muri kumwe aho hakurya ubana mu buzima bwa buri munsi pana kuvuga ngo mu Rwanda ngo ongera uracata ngo IG yego sito byanze ari ngo zikomera gute umuntu utazi yego abantu ni bagare ariko hari ibintu by'ibanze ugomba kubuzi ku muntu byibuza nyine ubongere kabana n'umuntu uzingwa ngo inzoga akabana n'umuntu ngo uzingwa atahize isaha yego hari nigere kubyihanganira ko hari igiye kubana n'umuntu w'inzoga utashaka kubyihanganira marigre yuko ashobora kuba ataramura kabare ko wambwa ni kubazingwa byonyine utabyihanganira so turabyemera it works out gukunda n'umuntu online it works out ariko hari ibintu by'ibanze kumenya uko umuntu abayeho ubuzima bwe ukabimenya neza byo ni ibintu by'ibanze umuntu aba akwiye kumenya n'umuntu ugomba kumenya ngo uyu muntu akunda iki akora iki niki nangaje mwangaho niki kintu uyu muntu yakora nk'akiyangana yakora niki like nyine niyo cyane antungura nkaba mbasha kubyihanga nkaba nabyihanganira kuko reka nkubwire buriya ukoze kosa ryo kubana n'umuntu utazi ngo uyu muntu yanga iki akunda iki yakora iki habaye iki yarakaye bigenda bityo umuntu mutabana mu buzima busanzwe ngo umenye ngo yarakaye ashaka gufata silipa akaba yahaye nkubeta mu bwonko nzabyihanganira sha iyo mubanye nabikubeje murakoze bye